ari gutegura igitero giturutse mu mpande zose. Hari igitero bashaka guturutsa mu majyepfo ariko icyo gitero cya Mayanga n'abo bajenerali navuze n'ugihuza niyo nama yakoranye n'aba FDL muri Nova urasanga bihuje n'ibyo dukubwira muri ibyo bice bashaka guturukamo. Noneho ugere kuri gice cya hepfo cya Nuza vuye za Nyanzare muri Nuza muri axe ya Windi hari Nuza hari General Chiko Kitambe. Ibyo birakwereka uburyo bari gutegura ibitero byose bigomba kujya guturuka mu mande mu bice byo hirya za Warikare axe ya Rwindi uvuye hepfo za Butembo ndetse n'ibice byo guturuka muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero bigamije gufungura umuhanda ubwo wa Sake Minova, bigamije gufungura umuhanda wa Sake Minova ariko no kugariza kuko nibaturuka Rwindi no muri icyo gice cya hirya batugeza Butembo bazashaka kugariza Nuza umujyi wa Bunagana ndetse no gushaka kwinjira muri Kicanga muri Mweso Kicanga gutyo bakaba bafungura inzira ya Masisi yerekera muri Rucuru. Wenda umuntu yakubaza ati nkuko tubwira ko ari abavuga igiswahili bari gushwana n'abavuga ikinyarwanda umuntu muri rusange uko nabivuze abakunde n'umvikana n'aba ibyo byo babivuze no yego none se muri Wazalendo harimo abo bantu batandukanye harimo abanda ariko batangiye babizi ko ndavuga ntibatangiye babizi ko badahuje uyu munsi se aho nyine niho batabanje kureba ubundi cyabuze habuze uburyo bwo kubanza kwiyunga ngo babe units muri by psychology batagiye n'imbere indani bibagema pana kuza bagoza uko gogoretije ngo ko twanga bakuzi cyangwa twanga mu tugiye kugenda turwane. Ako Wazalendo nagihembwa meki ihembwa iki se ko bayibwira ko izahembwa inka z'abatutsi no kwiba abaturage ari ikindi hembwa uzi ko ahantu hari Wazalendo nta muturage ugenda na smartphone ugenda na smartphone barazikwaka ntabwo n'ubose naga telefone gato rubango abantu bavuye kuri WhatsApp kubera bari abahungu nyine urumva ufata ubuzima bw'abantu batatu bakabushyira imbere bati tubatsembe ubwabo batatu ubundi baba bakiriho n'ubundi ntabwo baba bakiriho niyo yabareka bo bagasigaraho akabatemba akabamaraho imiryango bazaba igihe kingana iki baba bapfuye ubundi baje kuvuguruza n'ubundi ntibariho ubundi baje kuvuguruza bate ijambo rya perezida yivugiye avuga ati tuzi umwe burya ngo abantu bikinisha bagira n'ubwenge bukagenda bugaheka yigeze kuvuga icyo kintu nakangurira abandi bacyumva ntibazagikora kuko urumva niba agezaho kugambanira ubwoko bwe turetse ubwoko tuvuga ikiremwa muntu muri rusange ariko mu 2013 yigeze kuvugira kuri BBC mumva n'imvana aravuga ngo Yes, reka twongere tubasuhuze mwese abantu mukurikiye Bwiza TV mu bice bitandukanye muherereyemo no mu kazi gatandukanye muri gukora ndizera ko gahunda zanyu zimeze neza cyane. Tubahaye ikaze mu kiganiro uruvugiro turi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri turi muri 2024. Iki kiganiro mugiye kukibanamo nanjye niyo nsenga Shadrack ndabandi kumwe nande na Denis Nsengiyumva. Denis umeze ute? Ni fresh sana. Ariko noneho tutari kuvuga kuri studio sana. Kuteri abantu babatwitse. So murabona ko twagize muri studio nshya biri kugenda bihindagurika bihinduka. Ariko twarabwiye ko mu minsi iri imbere tuzabamurikira studio nshyashya twari tumaze iminsi tubereka studio ariko ubu ngubu harimo n'ibikoresho harimo n'ibikoresho bishyashya aho mikoro noneho nakwirirwa buri wese ajya gusabotiya mugenzi we buri wese afitiye. Murabona ko amashusho buri wese ari kwiyumva tunababwira namwe ko tubumva neza biraza kuba bimeze neza cyane. Nitubona muri comment mutubwira ko byari sawa nimubona bitari sawa muratubwira ahari ikibazo tubariho duhindura. Kandi turanabashimira abakunzi ba Bwiza TV ibi byose
tuba twarabigezeho tubibakisha kuko badahari ntabwo tuba duhari ku mugani wa Meke. uvuga ngo iyo uteye inkunga Bwiza TV inkunga y'amafaranga iyo ni first no kureba ikiganiro nayo ni inkunga ikomeye cyane. noneho bituma ubutaha twongeramo izindi mbaraga zituma noneho birushaho kuryoha kubera yuko urumva dukora innovation zijyanye n'iyo nkunga muba mwaduhaye. ubu rero ndatekereza ko biza kubaryohera kandi tubahaye ikaze namwe muri ino studio nshya. ejo tuzabereka indi morale hakurya nayo imeze neza cyane, nayo tuzayibamurikira muri isanzure muzajya mubari yo mutubonamo. noneho rero ubwo nyuma ya studio nshya reka tubahe n'amakuru. buri ntabwo tujyana na studio gusa, amakuru niyo aba yatuzinduye. Content nayo ni ingenzi cyane, gusa nyine muna subscribing, muna sharing, muna kore like ndetse comment zozo ndizera ko ziza kuba nyinshi. hanyuma amakuru tugiye kubaha harimo inkuru ivuga yuko abanyamurenge bari gushinja uwitwa Alex Gisaro ndetse n'uwitwa Ruberangabo kuba bari kubabangamira. inkuru ndaza kuba ndi kumwe na Dennis ndetse na Bosco arabazi cyane aba bagabo bari kubangamira bagenzi babo. ubwo turaba turi muri Sud Kivu atubwira imyihariko y'abo bagabo n'impamvu bashobora kuba bari kubangamira bagenzi babo. turaza kuba aribyo turebaho, gusa ibindi tuza kuvugaho muri ano makuru turaza no kubabwira yuko wa mugabo bita Jean-Jacques Mamba umwe wagiye muri M23 cyangwa se AFC/M23 ari kuvuga yuko perezida w'u Rwanda Paul Kagame arengana, ahubwo ngo ikibazo ni Tshisekedi ubwe ku giti kiwe ngo yigize nde harya marishari cyangwa nibo barimuhaye ahubwo iryo peti. uwo mugabo ni nawe wa mbere nabonye muri iryo peti rya marishari. ni nyuma ni mu kiganiro rero, ni ikiganiro yatanze n'abanyamakuru ubumwe wenyine mpaka kisoje cyane guys. rero uyu marishari Tshisekedi ngo niwe kibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. hari n'andi makuru menshi dushobora kuza kugenda tubanyuriramo ndetse n'uko situation yifashe kugeza ubu ngubu mu bijyanye n'urugamba, nubwo imirwano ntayihari. uyu munsi Tshisekedi araba ari muri Angola, ategerejwe muri Angola ari batanagezeyo. ndabona yageze mu minota 7 ishize nibwo presidence yabo yanditse ko ngo agezeyo. agiye gukora ikihugu, agiye mu biganiro teta avec son homologue Jean-Pierre Dagano ni Joao Lorenzo wangora. ni Joao Lorenzo siniko byandika. niko presidence yabo bayihashtaginga. ubwo rero bakaba bagiye kuganira ku bijyanye na wa mutekano mu burasirazuba bwa DRC. ifoto yabo ngiyi bicaranye tayari yagezeyo. birumvikana ko baganira no ku kibazo cy'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kwa Lorenzo ni umuhuza hagati y'ibyo bihugu byombi. so ibyo nibyo bihari kuri ubu. ndandi kuvuga ngo mu bijyanye n'imirwano bwo habayeho ko uyu munsi nabwo habaye agahenge. dutekereza ko gashobora kuba hihishwe inyuma no kuba bakiri mu cyunamo byabayeho kuri 25 kubera yuko batakaje ku buryo bukomeye cyane. ndavuga bo ku ruhande rwa FARDC. byatumye rero muri minsi imirwano isa n'ihagaze ho gato kubera yuko ntekereza uko njye mbitekereza Denis bari kureba zira nkomere mu gito twaze tuzivuga muri isanzure. inkomere ngo zirimo n'aba major benshi ndetse n'abantu b'abareto na colonel bose bakaba bari kuvurwa. ubwo rero urumva ko hakiri akameze nk'icyunamo, nibyo tugiye kuba tugarukaho. ndatekereza ko icyo twaheraho turaza no kuba turi kumwe na Meki Kayiranga nawe muri iki kiganiro akaza kuduha update. nawe ari amakuru aza kutugezaho yuko ibintu byifashe kuri ubu n'icyaba kiri kwitegurwa. sinzi niba kwanza ari nawe twaheraho tukamwakira mbere yuko tufatana Bosco. Yego. Okay. Allo? Yes, ndavumva. Nabura kutwumva noneho. Yego ndavumva. Okay.
turi kumwe na Denis Nsengiyumva tukaba mu Ruvugiro tukaba nawe tukwakiriye muri Ruvugiro aho tushaka ko utugezaho update z'amakuru ahari mu gitondo wari uri hano muri Sanzure ariko tuvugana uri kwiruka ushakisha amakuru nibwo buryo n'ubu ngubu tushaka kutubwira icyo umaze kugeraho. Murakoze cyane kunyakira mu Ruvugiro ntabwo kuruvugiramo. Yego amakuru yarahari ni menshi. Hari amakuru yo kuba umuriro waka hagati y'abazarendo akaba n'amakuru yo kuba Mayanga n'undi mu generali umwe wo mu Nabahunde ari gushaka gutera muri Basisi baturutse izanza za Nkungu n'ubango bari kwitegura ni witwa generali witwa Gido baje Kapinga Akarembe ngo bari kwitegura kubonana na generali Mayanga muri iki cyumweru aho rero ngo bashaka kuzaturuka bashobora kubakira nyine muri weekend kandi barimo gutegura ibitero bizaturuka Pinga Gashunga Kivuye ndetse no ku Hembe muri rero biteguye nyine kurasa time aho bazaba baturuka ubwo ni muri Sud Kivu hari niba ndi kubyumva neza mu duce two muri Sud igice cyegereye Sud Kivu ndariko na warikare ndakeka hanyuma Mayanga ngo nyuma yuko agizwe nuza gukora bizi ko yabanye general ukuriye abazarendo nayo yuko agizwe umuyobozi w'abazarendo ubone wa wazarendo bose muri rusange witwa General Janvier Karene yanze kumwizera kuko ngo avuga ko ari we watanze cyangwa we na General Mugabo ubwo ni gukorerwa nyine umwuka mubi uri hagati ni update kandi n'amakuru ari current hanyuma bikanavuga ko muri wazarendo hagiye kubamwe ibingorane bibiri ngo ni ibice bibiri muri make wazarendo yamaze gucikamo kabiri bivuye ku bwoko bishingiye ku bwoko aho abavuga ikinyarwanda n'urw'abahundi ndetse n'abatembo n'abanyanga urumva ubwo hari muri rusange hari abavuga igiswahili hari nabo ngabo bandi bavuga izindi nabo bacitsemo ibice akaba noneho n'ikindi byari abayobozi b'abazarendo barabaza bitwa abadepite bo muri Masisi bari ku rwego rw'intara barimo ngabo barareba nayingwe ntabwo bari kumvikana abo barapfa imitungo barapfa cya kirombe cyo kwa Mwangacucu barapfa umutungo turashize uva muri cya kirombe cyo kwa Mwangacucu buriya ngo bakuramo nibura buri cyumweru bashobora gukuramo 100,000 by'amadolari kuko bacukuye amabuye buri cyumweru ni witwa rero nuza Seninga ndetse na Justin ndayishimiye barapfa amafaranga kubera ko ntabwo ari kumvikana uri mu buryo bw'ugabana ikirumbe rero ababizi neza byagara n'umupareko cyangwa se abitwa pareko FF uzi ku izina rya Shamamba kikayoborwa na General Mutayomba na Mahoro bari muri ntuza mu karere ka Rubaye ukuvuga ngo n'ubumva Mahoro urahita wumva Mayimayi n'ubumva Mutayomba urahita wumva Nyatura n'ubumva Kigingi nawe nuko kuko abangaba nibo bamaze iminsi bari gukorera mu Rubaye muri ntuza muri Rubaye abo nibo bigaruriye icyo kirombe cyangwa yashyizwe mu twese iragiraga hejuru ya Rubaye aba bose bari bahunze bavuye muri centre ya Rubaye muri rusange naya makari sinzi niba ari cyo wayambaza wenda kijyanye n'ibyo nkubwiye muri update yego twahera wenda kuri iki gitero ndikukumva ndagira nti yego ndikukumva urangira kumva nyumva noneho ariko yego ndikukumva okay ndabona hari icyo bisaba kujya nkora nta gikoze ndi kugira nti kuri iki gitero abaye ariho duhereye uyu Mayanga muri report iki gitero kiwe arubwo twagitandukanya cyane ubu na ya nama twahoze tuvuga muri Sanzure mu gitondo imwe bakoranye n'ubundi n'abarimo na za FDLR n'abandi bari gutegura n'ubundi ibi bitero ngira ngo maze iminsi mbivuga mu biganiro dukora uko amakuru umuntu aba yafite aba yashakishije ari gutegura igitero giturutse mu mpande zose hari igitero bashaka guturutsa mu majyepfo ariko icyo gitero cya Mayanga n'abo bajenerali navuze
nugihuza niyo nama yakoranye n'aba FDL muri nuza muri Minova urasanga bihuje n'ibyo dukubwira muri ibyo bice bashaka guturukamo. Noneho ugere kuri gice cya Yepfo cya nuza vuye za Nyanzare muri nuza muri axe ya Windi hari nuza hari General Chiko Kikambi. Ibyo birakwereka uburyo bari gutegura ibitero byose bigomba kujya guturuka mu mande mu bice byo hirya za Warikare axe ya Rwindi uvuye hepfo za Butembo ndetse n'ibice byo guturuka muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero bigamije gufungura umuhanda ubwo wa Sake Minova, bigamije gufungura umuhanda wa Sake Minova, ariko no kugariza kuko nibaturuka Rwindi no muri icyo gice cya hirya batuza Butembo bazashaka kugariza nuza umujyi wa Bunagana ndetse no gushaka kwinjira muri Kicanga muri Mweso Kicanga gutyo bakabafungura inzira ya Masisi yerekera muri Rucuru. uvuga ngo ni inzira ebyiri bashaka. Ubwo bavuye baturutse Bunagana se bashaka gukubura M23 bayitangatanga bayishyira hagati na hagati. Nyine urabyumva niba bari ahantu hirya ya Nyanzare cyangwa se hirya y'Inyanzare ndahibagiwe yitwa niba ari Kamanyora, niba ari nibuka neza izina. Izina rwose rirantwaye ngana uri kwibutsa kuko uvuye Katsiru ujya Nyanzare, ubwo uvuye Nyanzare ujya ndahibagiwe naho hari umujyi ukomeye aho ngaho hari ibice ni mu bice by'aba FDL ndetse na Nyanzare ni mu bice by'aba FDL. Urumva Denis cyo yarabajije igihe baturuka aho ngaho bizaborohera kuba bashobora kwataka muri Mweso Kicanga n'ahandi ikindi kandi bishobora kuborohera kujya kunyura no kwajya kwataka umujyi wa Bunagana. Muri make bashobora gufungura inzira ya Rucuru banyuze kiriya gice n'abandi banyuze umujyi wa Goma, abandi bashobora gufungura inzira ya Masisi baciye muri Kivu y'Amajyepfo naho ngaho hepfo nkubwiye bahaca muri axe ya Rwindi. Gusa sinzi ko bizaborohera ugereranyije n'imbaraga bafite cyangwa nuko bameze cyangwa ugereranyije na M23 bafite imbaraga ni benshi cyane, ariko imbaraga zabo zicirira mu bwinshi bwabo no mu ngano y'ibikoresho byabo ubwinshi bwabyo nibyo mbaraga nkeya zabo. Niko nabivuga kubera ko wenda atajuza kuntera amabuye ariko biragaragara aho batsindiwe ngira ngo M23 yabatsiburiye kuva za Cyanzu kugera higeze uyu munsi wa none. Ejo bundi muri Sake yakoze operation zitangaje bagiye ari benshi cyane, ariko abahavuye ni bakeya. Reba mu kibaya ibyo bakorera yageze nk'abana batikubita ibinyafu. Rero nibyo koko bari kwitegura urumva mugabo, ariko icyo mbona kidashoboka umwiryano hagati mu Bazarendo nizo ngorane zishobora kuzagwirira FARDC kuko aba Bazarendo babagaida FARDC babagaida mercenary bandi baza. Ikindi aba FDL marabizi ko nibo bagaida b'abarundi nibo bagaida ba FARDC. Igihe bashobora kutumvikana kuzana umwiryane hagati yabo ubwabo byaba bigaragaza n'undi ko bagikomeje gutsindwa. Yaba ari indi ntwaro M23 irimo ibakubitisha kuko bigize amahirwe bakaryana y'imbunda n'undi irabatsinda ubaje w'imwiryane byaba birangije. Wenda umuntu yahita akubaza ati ubundi iki gitero twagihuza gute n'ibyo uherutse utubwira ngo bigaragara ko ababitegereza babona harabayeho gucika intege cyane nko nyuma ya kiriya gitero cyo ku Nyenyeri ndetse n'ibindi bitero bitandukanye. Iki gitero cya Mayangarazanamo abatari bacika intege ni babandi babaye mobilize. Yizeye iki bijyanye nuko gucika intege ko ari kwabayeho cyangwa biraza kuba kwa kundi ngo akazi mwiyemeje mugomba kugakora mu bina byumva nyine bari kuramforosa kandi ramforo bari imbaraga bari ariko izo ramforo ntago bazizo M23 nawe imbaraga ifite. Urumva bo uburyo barwana style z'abarwana mbunda kenshi bizo bitekereza ko technique mbikoresha imbaraga ifite nizo zibatsiwe. Ubwinshi bwabo cyangwa kuzana imbaraga zive hirya no hino nibaza ko giye kubwanya ntago kizibona izabasha gukemura sityo cyangwa izabasha kubafasha kugera ku nsinzi cyane ko hano bararwana harimo special force yabo harimo
Republican Guard, harimo Air Force yabo, harimo Marine yabo, hakaza FDLR ifitemo Special Force, FDLR ifitemo Infantry, FDLR ifitemo n'ibiki, hakazamo Wazalendo bamaze imyaka myinshi mu mashyamba barwana n'ubundi na leta ya Kongo, bose bashyiramo ingabo z'Uburundi zagiye bahitamo intoranwa z'abakomando b'Abarundi, ushyiremo SADC abo ntago bapepereza abantu kuko baje urugamba rugeze aho bafite bazanye abakomanda hose bagize gute barakubise. Sije mbona ko nta ikibazo cya muri Kongo cyangwa ikibazo cy'iyi ntambara ntago ari ubwinshi bwo kuza gutsinda mu Transisi. Unarebye neza no ufata na MONUSCO ibafasha muri intelligence, ibafasha mu bintu muri support z'ingenzi cyane ko ujya kureba MONUSCO ibasha gushobora no gutambagira muri bire byaho M23 nta crossinga. So gukora nuza surveillance kuri M23 biroroshye. So mbona rero ko ubwinshi bwabo reinforcement zikorwa ntacyo zishobora guhindura mu gihe cause zabo batazihuje. So ngiye mbona ko igitsinda cyane ni cause aho kuri cause n'umubabaro kuko abantu bamaze imyaka myinshi mu cyamba baravuga ngo bikije gose na mayonnaise bagize umuhuze FDL ifite cause yo gutsemba abantu, umuhuze n'umuzarendo ushaka kwibira inka, umuhuze n'umurundi utazi cyaje gukora babwiye ngo aje place umunyarwanda kumbaje gukora nayo gusumba na SADC nayo yajeje gukorera amafaranga mu nyungu z'aba yoboye ibyo bihugu, urumva byagarukira hehe? Ntabwo byapfa guhura wenda umuntu yabategereza tukareba ko baza kubikora hanyuma gatoya reka unadukomoreze kuri ya gushwana kw'abawazarendo. Wenda umuntu yakubaza ati nkuko tubwira ko ari abavuga igiswahili bari gushwana n'abavuga ikinyarwanda, umuntu muri rusange uko nabivuze nk'abakunde n'umubikana n'aba ibyo byo bari babivuze no yego. None se muri wazarendo harimo abo bantu batandukanye, harimo abanda ariko batangiye babizi ko ndavuga batangiye babizi ko badahuje uyu munsi se aho nyine niho batabanje kureba ubundi cyabuze habuze uburyo bwo kubanza kwiyunga ngo babe units muri by psychology batagiye n'imbere indani bibagema apana kuza bagoza ngo ngogoretije ngo ko twanga batuzya twanga mu tugiye kugenda turwane. Ako wazalendo nagihembwa meki inengamiye ihembwa iki se ko bayibwira ko izahembwa inka z'abatutsi no kwiba abaturage ari ikindi hembwa. Uzi ko ahantu hari wazalendo nta muturage ugenda na smartphone ugenda na smartphone barazikwaka ntabwo n'ubose naga telefone gato ruvuga ngo abantu bavuye kuri WhatsApp kubera bari abahungu. Urumva rero ibyo byose bikwereka ko ariho fail kuri ntuza kuri government ya Kongo cyangwa se kuri bisirikare byose. Kandi uzumva ko niba abazungu nabo bari gutabara bati nyamuneka nibataye baragoswe bakiriwe nabi. Ntabwo byoroshye. Ni kigaragaza ko umugani bikomeje kubacanga, ariko hagati aho ngaho sinzi niba bari babimenye Perezida Tshisekedi yagiye kubashakira igisubizo ahari kuko yagiye kubonana na Joao Lorenzo. Ahora murangora. Buriya si byo wenda yagiyemo uko yagiyeyo kandi Joao Lorenzo tuzi ko ari umuhuza buriya aravayo. Ahora murangora reka tugeze turebe. Kandi inshuro nyinshi yagiye ntacyo bigize bihindura. Ngiye mbona ko ikintu gikwiye ni uko bumvikana bagashyira hamwe, ikindi guhuza imbaraga batagiye kureba ibyamuka amoko se n'ibande bigeze utabijyana ahantu ngo birye cyangwa ubisaruremo ikindi kintu, ni ibintu biraho gusa. Ariko buriya Joao Lorenzo mu biganiro we ntajya amubwira ikintu cyo kuganiriza mu bintu tubara ko njya mbona Joao Lorenzo ashobora kuba ari umwe mu bantu bashobora kuba bumva koze za Joao Lorenzo agiye kurivinga aho utavuga ko ibiganiro bya Rwanda byapfuye atararambiwe. So hari byinshi waheraho, yagiye kwivugira Nairobi, yagiye anavuga ko ngo iyo bavuganye ibintu ndaza akabihindura, bigaragaza ko abayifilitire kubera uriya mugabo nyine Tshisekedi. Twagushimira. Murakoze cyane. Okay, ibihe byiza. Sawa. Kugaruka gatoya kuri aba banyamurenge, nisinzi niba twahita tubanza tukafata Bosco. Yego, tubanze dushake Bosco kugira ngo nitumara kuba dusobanurira neza tubone tubabwire ikibazo cyabo nyirizina niba ari ikihe, kuko byaba ari sawa cyane tubabwiye ikibazo cy'abantu mwamaze kumenya ikiriho cyo kugeza ubu ngubu nyine kiri kubavugwaho nuko bari kuzengereza bagenzi babo. Bosco wirute? Hello. Yes, ndavuga nti wirute Bosco. Aroye. Oui, allo. Turakumva.
uri kunyumva noneho aha hano turi muri studio nshya uraza kuyibona mu kanya ubwo hajemo imihini mishya kanajye ngire mu ruhare studio nshya rwose itarimo ibintu byo guterura amatelefone ubu ngubu niyo mpamvu ushobora kuba wumvishemo iyo mihini mishya ariko ndizera ko noneho turi kumwe gatanu ku kandi. Okay. So turi kumwe na Denis, ikiganiro turimo ni uruvugiro, ubwo nawe tuguha ikaze mu uruvugiro rwo kuwa 27. Ndamuramukije Denis mu izina ryo mubambirwe. Urakoze cyane Bosco. Hanyuma mbere yuko tukubaza ibijyanye n'ubu bugambanyi buri gushinjwa abagabo bakomeye, abanyapolitiki bakomeye b'abanyamurenge, Alexis Gisaro na Reberangabo, ndagira ngo mbanze ngusomere imirongo nk'ingahe y'ibintu community y'abanyamurenge yatangaje. Ni inyandiko ndende cyane yaciye ku kinyamakuru bita soleildegraben.org. Bakaba bavuga rero ko community y'abanyamurenge yanze gukoreshwa no guterwa ubwoba na Tshisekedi ndetse n'abambaribi. Hanyuma ngo ku mabwiriza ya Tshisekedi no mu ministry wa leta akaba na ministry y'ibikorwa remezo ni Alexis Gisaro ngo yashinze Enoke Ruberangabo ndetse ngo n'agatsiko ke kabagambanyi, ibyo ni bivugwa hano ntabwo ari njye ubivuga, ngo gusinya amatangazo mu izina ryabo, mu izina ry'abanyamurenge, ngo kandi batafite ububasha nta n'uwabahaye uburenganzira bwo kubavugira. Izo nyandiko rero ngo zigamije ibintu bibiri. Icya mbere ngo ni ugushima ijambo Tshisekedi yerutse gutangaza mu kiganiro n'abanyamakuru. Icya kabiri ngo ni ukwataka u Rwanda baruziza kuba rugaragaza impungenge z'ibikorwa bisa nka jenoside birimo birakorerwa abatutsi b'abanyekongo. Iyo ni incamake. Watubwira gatoya ubundi Alexis Gisaro akaba ari nawe ministri ngo ibikorwa remezo hajya. Ni muntu ki, ni umunyamurenge uherereye he ku ruhande rw'ibibera kuri bagenzi be? Urakoze cyane Shadrack. Alexis Gisaro ni umunyamurenge atuye Kinshasa, ni ministri nyine nk'uko bivuze, ariko kirenze kuri icyo Alexis Gisaro akaba ni muramu wa Gisegeti. Ni muramu. Bivuze ngo Tshisekedi ubwo ni musaza w'umugore we. Ni musaza w'umugore wa Gisaro. Rero Gisaro ni musaza. Gisaro afite umusaza w'umugore wa Gisaro. Gisaro afite mushikira Gisegeti. Rero kuba bandika uyu munsi aho twirwaniye maze kunetraliza abari barimo bakora genocide, aho turi maze kunetraliza abarimo barya abantu, akaba ari musaravuye yo kwandika uyu munsi. Uwo Gisaro niwe gusa kuko wundi mwavuze ngo ninde Enoke Ruberangabo. Yego. Uwo tatu wundi wikinishaga muri ofisi bigeze kubimushinja. Barabimushinja yarabikoraga ko amafoto yarato. None urumva nkanjye umugabo wikinisha. Ntabwo ako gaciro nagati. Ubu ntacyo namuvugaho nyine akora ibijyanye n'ukwari. Ubwo umuciye amazi mbese. Ntabwo ari ku rwego rwo kuvugwaho nanjye, azavugwaho n'abagenzi be. Hanyuma ubu bugambanyi bashinjwa n'abanyamurenge nawe urabwemera? Kuki batanditse 2017 birirwaga ahubwo ubwo abarundi barimo bohereza abarundi barimo bapima abanyamurenge babarira inka, aho bazanaga diversion baterekana ko abantu bari kwica abanyamurenge bari kuva mu Rwanda. Byari bimeze kugira ngo batazajya kubatabara, kugira ngo abanyarwanda bavuge n'ubundi se ko babashinja ko turabatabariza duketeke n'ubundi bari kubashinja. Ari byo by'ibingibi n'ubundi bakora uza gushinja u Rwanda, ibyo byose baba bari gukora ni ukugira ngo rucecetse, kuko nirwo ruzi akababaro, nirwo ruzi intimba yo kwicwa, uzizwe uwuriwe, nirwo ruzi kugenda wububa iwanyu ukagira isoni zo kwitirirwa iwanyu ukaza kuvuga ko ari iwanyu ari uko barebye hirya. Yego. Nirwo rubizi. Nirwo
abanyarwanda nibo bazi guteshwa agaciro no kwamburwa iwanyu icyo bivuze. Niyo mpamvu aribo rero bahita bikora. Ikindi iyi komisiyo bari gufatanya jenoside never ntabwo yabikora. uwo nguwo uvuze n'ubundi aba ari we yikoma ntabwo yamwikoma ari bafatanya. Nari mvuze never yo mu cyongereza ariko ubwo never uvuze nawe ndumva ko abantu bahise bamumenya. ubwo nawe n'ubu rero abo bagabo icyo mwita ubugambanyi bari gukora nta kindi bakakoze n'ubundi kubera ko gisaro wenda byumva babyita ubundi mu kinyarwanda babyita kubunoza kubunoza babyita kubunoza ahubwo urambaza ngo ni ubuki baba banoza ubuhake kubunoza ibyo mu kinyarwanda babyita kubunoza. So rero gisaro bose wenda mwandastandinga uyu wikinisha we ubwo wasanga hari uwamutanze yikinisha akahubwira tusinya hagasinga. None se Bosco ubona ibi bintu bitari mu bituma ikibazo cy'aba banyamurenge kitumvikana kubwo batavuga imvugo imwe batari mu mujyi umwe ntago bishobora kuba biri mu bituma ikibazo cyabo kitumvikana ku rwego mpuzamahanga ngo kibe cyanashakirwa kuko iyo bashatse kugaragaza akarengane kabo bahita guverinoma ya Kinshasa ihita ifata gisaro tako nk'ubwo ibintu mudushinja kandi mubona Ministre ari muri guverinoma ati ibyo bintu bihere mu bishingira kuki Genocide yakorewe abayahudi muri muri 1943 kugeza n'8 yego iyo genocide mu bantu bayikoze ndagira ngo nkumenyeshe neza ko harimo abayahudi bamwe bagizemo uruhare mu kwica abayahudi bagenzi babo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko iyi genocide ubwo yakorwaga muri Ukraine abanya-Ukraine baricwaga n'abanazi harimo umutwe umwe w'aba-Ukraine wari uri gufatanya n'abanazi kwica abanya-Ukraine harimo umutwe umwe w'abanuza Polish is it yeah no aba Polish hari umutwe umwe w'abapolisi wafatanyaga n'abanazi kwica abapolisi rero na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 harimo abatutsi babigizemo uruhare. Ibyo nibyo bafatanya n'abicaga abatutsi kwica abatutsi. Ni ukuvuga ngo abajenosideri zimwe muri systeme bakoresha harimo no gukoresha gushyira imbere abo mu bwoko n'ubundi bashaka kurimbura. Abandi bagomba kurimburwa bakabashyira imbere nk'ibimenyetso bakabashyira imbere nk'amaonyesho yo kwerekana ko ibi ngibi ntabwo ari byo turi gukora kuko niba bakiza abantu barahumbi aba batatu bazahora barepresentinga abantu ibihumbi biri gupfa. ubuzima bw'abantu batatu busobanura bute ubuzima bw'abantu ibihumbi bw'abagore bacibwa amabere. None se uriya mugabo ngo ni gisaro n'uwo wikinisha ibyo waberetse bashaka ntabwo nabireka ni kimwe mu bimuranga. Niba hari icyo nanjye nicyo uzajya uheraho mvuga nanjye najya kumvuga azavuga ati wa mutoro uvuga ko nikinisha azabivuge gutyo. So aba bagabo ubuzima bwabo bushobora bwa repressinga ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi miliyoni na miliyoni ziri kwicwa ziri kureka ziri gutwikwa ku muhanda. None se bashaka kuvuga ko Kaminzobe wari muri leta wenda reka tubare tuvuga nubwo atari we nzirakarengane yonyine. Nzirakarengane cyane mu murenge ntabwo ndi buze muri Nord Kivu ndavuga FP wabo murenge ashaka kuvuga se yuko Kaminzobe uriya muriro yari yawisabiye mu kwitangira igihugu. Uwo ni Majoro Kaminzobe w'umunyamurenge batwitse nawe bamugarutseho muri ino nyandiko narindi kugusomera. Bavuze ko yatwitswe nande n'u Rwanda FRDC
none inyandiko ko ari y'abanyamurenge bari kwiyama uyu Rubera uyu Gisaro ntabwo bari kubura kumuvugaho nuri inyandiko murakoze unsobanurira inyandiko urabona n'undi baherutse kuri iri goma yitwa nde harya Kabo wa Liyetona ni kapiteni kapiteni Gisore Gisore yes Gisore Kabongo Patrick uyu ari kapiteni Gisore nawe yavuze u Rwanda nyine urumva gufata ubuzima bw'abantu batatu bakabushyira imbere bati tubatsembe ubwabo batatu abo baba bakiriho n'ubundi ntabwo baba bakiriho niyo yabareka bo bagasigaraho akabatemba akabamaraho imiryango bazaba igihe kingana iki baba bapfuye ubundi baje kuvuguruza n'ubundi ntibariho ubundi baje kuvuguruza bate ijambo rya perezida yivugiye avuga ati tuzi umwe uretse abaducitse bageze muri 23 ubundi tuzabica tuzabahiga umwe ntabwo ari igisekezi yabivugiye Uvira so none se Gisaro n'uwo mugabo umugabo we ku giti cye bashaka kuvuguruza perezida wabo none niba bunoze bo icyo bari gukora bari kunoza ubuhake uyu mugabo Enoke Ruberangabo bikiri kureba Nord Kivu ubwo ko burya ngo abantu bikinisha bagira n'ubwenge bukagenda bugahenga yigeze kuvuga icyo kintu nakangurira abandi bacyumva ntibazagikora kuko urumva niba agezaho kugambanira ubwoko bwe turetse ubwoko tuvuga ikiremwa muntu muri rusange ariko 2013 yigeze kuvugira kuri BBC mumva n'imvana aravuga ngo tugiye gukora itsembatsemba muri Nord Kivu cyane ko nta mututsi utuye muri Nord Kivu Kongo kubatemba ibyo rero nibyo uyu munsi batangije kubw'Imana basanga Nord Kivu barabyaye abana babyaye barabazirya barahuruje isi yose yaje barayitse kutekeje none basigaye bandika ese barandika ngo bazure imirambo y'abarundi bamaze gushirira hariya barandika ngo bazure se bari nyine ni ibyapfuka so wenda gatoya icyo twavuga kuri bano bantu ibyo ari byo byose ntabwo bari kubura kwandika kuko urumva byari nko gutanga umucyo ku ruhande rwabo kuri ino community y'abanyamurenge kuko aba banditse bo ntabwo ari bo ndi kuvuga ndavuga kuri abo kuri wa wundi bikinisha n'uwo mugenzi we Ruberangabo hanyuma Bosco bano bagabo ubundi bapfiki n'u Rwanda kuko abanyamurenge bazi ubwenge hariho abanyamurenge b'abantu hariho abanyamurenge nyine apana abo ngabo utamenya cyane basanga atari nabo ubundi ngo bafite umugambi wo gutsemba uriya mutwe watwirwaneho ngo ni bamwe mu bantu bawuhururiza bazagerageze ikibazo nuko batazamenya ko watsembwe uko batazaba bakiriho ikibazo cya Denis arakubaza ati ubundi bapfiki n'u Rwanda bapfa iterambere ryanyu mubona se mwebwe ese ninde wabonye uturana n'umukene akamukunda mwebwe muratera imbere buri munsi noneho wigeze umva umukene ari kuvuga neza umuntu uri kumukirana areba umwana abaye kuri rero bimwe cyangwa warigeze gukenera imbere ye inyuma y'uko ameze ukazamuka ukasuka mu bantu umuntu ugakira areba nta kindi cyaha u Rwanda rwabakoreye n'icyo ngicyo gukira kubaho ubuzima bavuze ko utagomba ubuzima rwo ruza ruvuga ko ubuzima bushoboka baje barwerekana ko sinzi niba mwibuka ko ari ngo proposal UN yigeze gutanga yo ku Rwanda rwakomekwa ku Burundi cyangwa ngo bakavuga ngo aba n'aba nibagiye mu gihugu kiniki aba n'aba nibagiye muri iki ngiki ibyo byose byananirwa aho rero iyo agenda y'abazungu niba aribo bari barayipuraninze nabo bagenti bari ntibareka gukomeza kumva ko nyine u Rwanda rwabatenguye u Rwanda rero icyo bapfa Peres ngushubije nta kindi
u Rwanda rwari rwarasabwe ruri mu burebure utamenya ikuzimu. Nyakubahwa Paul Kagame akurayo ararurema arugira igihugu, aruha agaciro, arugira igihugu ku buryo umunyarwanda ageze hose arubahwa ku isi yose. Apana ahangaha muri East Africa honyine kuvuga ngo uri umunyarwanda. pasiporo yawe njye nibuka ejo ahantu ku mupaka natambukanye n'abanyarwanda, pasiporo yanjye barayifashe, harimo abanzi bambonye, wenda muri komenti bazabishyiraho. Nahagaze isaha abanyarwanda bitambukira, pasiporo yanjye bayifashe abanyarwanda bitambukira. Icyo kikwereka rero aho u Rwanda rugeze mu iterambere, mu kumenyekana, muri self confidence no gukomera. Rero bavandimwe, niba twarabanye woroshye, umenye neza ko gukomera kwawe ni inyungu zawe, ntabwo ugeze uzanshimisha iteka ryose nujya gukomera uri kunduta. Ntabwo icyo nzavuga nijye zakigera, ntabwo zakuvuga ukuri. Ikindi kandi shakaki nawe ziniti nta muntu wabavuga ukuri, none bavuga uko ashaka tukajya bavuga uko muri. Hanyuma Bosco, bano bagabo bakoreshwa n'iki? Ni amafaranga, ni ruswa nk'uko ino nyandiko y'iyi kominote y'abanyamurenge iri kuvuga ko bamunzwe na ruswa? Ni ruswa gusa bakoresha, cyangwa koko nko kuri uyu mugabo Ruberangabo afite ikibazo mu mutwe, ngo ni afite ikibazo psychologique koko? Hari aho byaba bihuriye? Absolutely yes, both are true. Kugira ngo ugambanire amafaranga yo nabo barabizi neza. Uwo bita ngo ni Nyamuhombeza arabizi neza ko bigeze kumporopoza ku mafaranga. Amafaranga ni ikintu bamenye ku muntu wese wakwemera gusohora ijwi rye akavuga nabo u Rwanda. Uwo bita Nyamuhombeza Hombe nabo babikoranye bari kumporopozinga amafaranga barabizi. Wowe yewe kugira ngo nawe ujye kuvuga nabi bene wanyu, ujye kuvuga nabi u Rwanda, ujye kuvuga nabi na bene wanyu. Ngaho nyine ikiriho ni amafaranga yarayamennye, yayashyizemo mu buryo buhagije. Ariko kimwe nababwira, ikindi cya kabiri kandi icyo kibazo cyo mu mutwe cy'uwo mugabo wikinisha uwo nguwo Ruberangabo ntabwo cyabura. Uzashake n'abaganga basobanukiwe no kuvura mental illness, bazakubwira ko ukinisha agira ikibazo mu bwonko. None se we atandukanye n'abandi bantu, si umuntu nyine kirimo nacyo cyazamo umugani. Ndashaka kugira ngo aba bagabo tubaveho, ahubwo gatoya ukomoze kuri uruzinduko rwa perezida wanyu Felix Antoine Tshisekedi yagiriye muri Angola. Yagiye i Rwanda uyu munsi, kandi ibiganiro aza kugirana na Joao Lorenzo uyobora icyo gihugu harimo ibijyanye n'umutekano mu burasirazuba bw'icyo gihugu cyanyu. Tubyitegemo iki Bosco? Ubwo nanze kujya muri background y'ibintu byavuzwe mbere hose ibiganiro byatambutse byinshi. Aha muri Angola twitegeho igisubizo cya nyuma noneho, cyangwa nta gisubizo gihari wasanga yaje. Ese ubwo hari uwakongera kohereza izindi zera inyuma yakohereje? Hari uwakongera? Ibi biganiro ubundi ni follow up. Ndatekereza ko ari follow up y'ibya bindi byo muri Ethiopia, bimwe yari harimo na perezida w'u Rwanda, bimwe byarangiye bitagize icyo bigeraho, niko twabivuga. None nibi ntacyo bigeraho kuko mu gihe cyose utaza aho urwaye gukanda habonye. Ako kantu uvuze gasubiremo, unagasesengura. Utaza aho urwaye gukanda habonye. Urabona Joao Lorenzo ari bukande he? Arakanda ku mafaranga, arakanda habonye nyine, aramuhereza ayo madolari, aramwemerera nacyo yagatista wararenganye, u Rwanda rwaraguteye rero kana n'u Rwanda.
ariko koko uwo bari kurwana ntabwo araba amuvuzeho kuko araba akanze aho ashaka koko kandi nawe ntahagaze aho ahaye ariko kuba yakohereza ingabo zo yabanza akanatega amatwi bya bindi biri kuvugirwa muri Romania akareba niba afite izirenze izabo bazumwe muri Romania ntekereza ko n'uwasohereje ese Tanzania zo sinumvishe ngo zatinye kurwana kandi ejo zari ziri kwigisha muri atirariho mama we hahinguka aho tuvuga ikinyarwanda urebe uko ziruka ngo iki ikinyarwanda cyabaye nk'imbunda cyabaye nka bomba atomike ugezeho ziruka kivuga ziraguruka none Lorenzo se niwe musazi cyangwa nona posa agiye gushyiramo abanyangora negative ntacyo twakwitega nta yindi solution ni ukujyayo uyu nguyu ni ukwerekana ko ari gushakisha solution ariko se si ngombwa si n'ingenzi nawe yarakomeza kubrandinga ntabyo akeneye kuko nawe ntabwo yikorera afite abamukoresha kandi abamukoresha ntibaramubwira icyo agomba gukora kuri byo arakomeza kwirega kuko abamukoresha ntibaramuha itegeko ry'igikurikira ariko iyo uvuze ngo abamukoresha hari n'igihe umuntu ashobora kwibaza ariko se abamukoresha nibo batumye ajya muri Angola none yajya muri Angola akajyayo n'ubundi ariko Angola ndabikubwiye ngo ni ukubrandinga to blind kubrandinga babandi guhumisha babandi yarashinzwe guha ibyiza yabye babandi bamubwiye ko ashinzwe amahoro yabo akaba yarayabimye nibo yagiye kubrandinga hanyuma Bosco hari tuve kuri Rwanda hanyuma twigarukire muri Kivu y'Amajyaruguru kino gitero kirimo kirategurwa n'abarimo Mayanga ngo muri iki cyumweru bivugwa ko ngo azaturuka Warikare hanyuma akahuza n'undi n'ikindi gitero kizaba kivuye aho bita ku ihembe cya FDLR hari amakuru waba ugifiteho kino gitero gishobora kugabwa muri iki cyumweru kuri M23 reka tuzakivugaho cyagabwe kubera ko nanone ibintu bitaraba tuzavuga amafoto azaba yakugezeho uzaba wabonye n'uwo Mayanga azajyane n'abariko ntazohereza abana b'abandi ngo asigare inyuma azasigare Warikare kohereza abana b'abandi none se yego icyo gitero bari gupanga wambwira kirushubukana icyo bari bateye icyo bari bagavye mu bwiza igihe basiga 2700 wamenya gusa uno mugabo ngo Janvier Karahire ubanza umuzi ngo ntabwo ari kwizera uno Manyanga kuko ngo Manyanga ngo niwe wari ukuriye Bawazareno ngo nawe watanze Gicanga wese yari Janvier we yari yarayitanze we yayitwanaho cyangwa yayiga niba utashobora kwambura abantu na santimetero imwe emera ko aho bakwambuye hose byari ngombwa ko bahajyana Bosco tugiye kukurekura ariko tunagushimire cyane kubwo ubu busesenguzi dufashijemo ari igihe iyo dukoze ikiganiro twenyine tudafite nkawe nk'umuntu ubuzi ibintu uzi ubuzima cyane cyane nko kuri bari abagabo twavugagaho ariho ubwo abantu bagira bati aba bagabo nabo barakabya abagabo nabo barabeshya ariko nk'aba banyamurenge n'ikibazo cyabo ndumva bisesenguye ku buryo buhagije ibyari byo byose ibi bari gukora umugani ni inda nini yabahereje muri ibi bikorwa ariko ntabwo uko bibaye ko bene wabo babayeho nabi bari kubuzwa uburenganzira bwabo ariko se bavuga ko bari ababyeyi bacibwaga amabere ayo mabere yabaga aciwe nuko yari arwaye kanseri n'umuganga wabaga uyaciye abana bacibwa ibitsina bagacibwa amaboko bakayajyanira wa mugenzi wabo wundi nawe uhadeployinze w'umukoroneri udeployinze nawe hariya hariya mu Minembwe baza kwibagirwa izina ry'umundi hari abantu amazina yabo aca mu mutwe atagenda kuko adakwiye kuzikora ibyo bintu ukunda kubimbwira bigaragara ko ari byo gatari ubwa mbere wimbwiye n'ibyo amazina Bosco atakunze ngo ahita yareka akagenda
amafete byinshi byo kuzirikana ntabwo najya kuzirikana umugabo izina ry'umugabo wikinisha ubije ko kandi kuko nawe yamunaniye byo kuzirikana izina ry'umugabo baca ukuboko k'umwana w'imyaka 10 bakakumutwarira n'igitsina agaturegura umwana w'umunyamurenge abanyamurenge baramukamiye baramwuhagiye ubu se ninde ukurira muri community ntimugaburire nago umwana arebererwa n'umuryango umwe none tabo ngaba celebrating babaciye amabere babaciye amaboko reka munde kure ngende ntaza kuvuga nkavuga nabi ngo umugabo yapushije umugore yari yari umutangwa butaka bapushije umugore agiye kupeka agenda aseka tuzi ko yapfuye nyirarunaka nyirabuka atari ko vuga ati yo kwitambye mu yapfuye umwana wanjye ntabwo yakunguze kumubika useka ati ubwo waba unyeretse ko utanamukunda agatereka amabukwe ndize genarira ngo agize ati buriya ndize narira nabi niyo mpamvu nahisemo kwisekera ati warize ntakukareka nabi ubwo aratangiye rero wapfuye noneho nzajya mukura he we ubwo hari ibyo nsinzi nibyo okay bose reka tukurekure ugira ibihe byiza yagisha hanyuma bari kuvuga ngo iki demanto énergiquement version tronquée du gouvernement du Burundi sero laquelle combattant de tabaron attaquer et ménage en plein day bo barakana ko batigeze bagaba igitero kuri ino nzu ngo yari irimo abantu bari mu itangazo ryose narusomye nabonye Retabara iravuga ku yindi nshuro ko itigera na rimwe yataka igaba ibitero ku basivili akaba ariyo mpamvu ahubwo nyuma y'ibyabaye isaba ko haba iperereza ryigenga ku byabaye igitero cyejo ntago ariyo yakigabye se nicyo ari kuvuga ariko ibyo bari kuvuga ngo ibateye rugo rurimo abantu ntago yibyemera ntago ibyo ntago ibyemera ngo urugo rurimo abasivili okay ikintu Bosco mbwiye kinangaje ni kimwe ukuntu Gisaro yarongoye mushiki wa Cisekedi sinarimbi ntabwo waruzi ko ari ikiryango nanjye nibazaga imbaraga uriya mugabo afite zamugomesheje muri iriya guverinoma igihe kingana gutyo cyose abaminisitiri b'intebe bangahe bamaze kuvaho bahamusiga ariko urumva niba se kandi ubwo bene wabo hepfo ariko ni n'iturufu uretse no kuba ari n'umunyamuryango ni n'iturufu urumva niba ayifashishwa mu gutuma bivugwa nabi nako ibyo abanyamurenge bavuga bitemerwa urumva ko ni n'iturufu gupfa kumurekura n'ubundi byagorana ashobora kutamurekura kubera iyo mpamvu ariko icyumvikanyemo nyine harimo n'ikinyamuryango ikigaragara FRDC kamanda w'ingabo zirwanira ku butaka za FRDC ndetse na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru bahuye n'abagize buriya butumwa bwa SADC muri Congo Sami DRC ngo baganire kurushaho gukorana mu bikorwa bya gisirikare birimo birajya imbere mu burasirazuba bwa Congo ndi kubona amafoto yashyizwe ahagaragara n'ubunyamabanga bwa SADC Cirimwami rwose atambuka imbere y'ingabo mbona zifite amabendera ya Malawi Malawi irahari rero noneho irahari rwose ifoto naye irimo kwifotoza ariko Malawi ko badakunda kwivuga banza itagikorwamo cyane Malawi banza muri rugamba itagikorwamo cyane none se bari gutekereza uko byajya bikorwa bitandukanye n'iki yaba ari kakavuyo Deni ni kakavuyo mwajyaga mumbwira gashobora kuba karimo hariya muri commanding zabo kuba ubwinshi bwabo bwarabaye bwaburo butagira umusururu ubwinshi bwabaye buro butagira umusururu ubundi indimi zinyuranye abakongomani bivugira igifaransa abatanzania bivugira icyongereza abanyamarawi nabo nuko bakavanga bakikubitamo ba wazarendo bivugira igiswahili abandi bivugira utamenya cya giswahili cyabona nubwo abatanzania bapfa kucyumva nibyo hakikubitamo abarundi ubundi ibintu bikagenda bikaba gatogo bavuga batirasa muri metero 500 ndakumvamo metero 5000 akabarashe mwene wabo
nuko rero urugamba rurimo ruragenda. ubu se twizere ko ariko si byo hari igihe batabikoze ubu nanjye kuvuga ngo twizere ko none uwo muhuro w'uyu munsi imihuro niyo yabaye myinshi itandukanye bagiye bahurira ahantu hatandukanye muri plans zitandukanye rezilita zikaba kongera kutwereka amafoto nk'ayo twabonye ejo bundi bagaramye mu byakatsi byagenze uko byagenze. Uyu mwana asuramuzi umwana namukeka kweri ubuse si wera ni wenyine mu myaka myinshi cyane ishize. Hari ingingo buriya dusigaje tutaganirira ntayo gusa wenda gato nawe ushobora kumpayo comment kuri Tshisekedi hano muri Angola. Nta kintu narenzaho nanjye nese mvuga iki bagiye kuganira nyine ubwo agiye kuvuga ati ako kuki watwimye ingabo turabona ingabo zawe tutazikeneye muri SADC. Ariko bino biganiro niba narabyumvishe neza niba ari motari wabimbwiye ariko bino biganiro ibimeze nk'ibi yagiyemo ubanza ngo n'u Rwanda ruzabijyamo. Noneho urumva kubera ko nyine aba yigize umuntu udashaka kubana na perezida w'u Rwanda yahisemo ngo kugenda ukwe. None se azigute se ko u Rwanda washaka kubonana nawe tsokere ko nicyo kibazo burya ngo inyuma y'amarido ngo ariko ni motari wabimbwiye ngo inyuma y'amarido cyagiye muri ntuza muri Ethiopia aka inama yahagaze burya ngo nyuma y'isaha imwe gusa isaha imwe bahise bavuga ati po inama nta kintu ibugereho muhagarika ibi nta kintu turimo kandi u Rwanda yagarikwa pafu nyine tubahagarariye aho ngaho. Niyo mpamvu ubonye buri wese yagiye akandika ibye n'undi akandika ibye ngo kwandikwa n'umuhuza. Ubwo ari amakuru nyine natoraguye ku muhanda ndi kumwe na motari. Ubwo rero noneho ngo niho bahise banzurira ko yikurikiraho buri wese yazahura n'umuhuza ku giti cye buri wese ku giti cyiwe. Ubwo buryo rero ubo ntekereza ko Tshisekedi hari yaba yagiyeyo niba ari urumva aheruka no muri press conference yari yavuze muri press conference ko ashaka kuganira n'u Rwanda atazaganira na M23. Sinzi impamvu buri kuvuga ngo nama nta kintu cyavamo hari igihe biganira ashobora kugenda ashobora kuba agiye gusaba se audience kugira ngo abahuze Lorenzo naga nyine ahubwo aragenda mubwira ibyo yifuza. Urumva uko mbitekereza agenda bwere Lorenzo ibyo yifuza ku Rwanda rwakora sibyo noneho perezida w'ubwo u Rwanda rwenda nawe najyayo azambwira ati Tshisekedi arashaka gukora ABCD ibyo yasize ambwiye. Noneho perezida w'u Rwanda ubwo nazamaza kuko ndahamya ko ubwo Tshisekedi mu byo yambwira ati bamvire ku butaka bareke kunyibira ikawa bareke kunyibira amabuye y'agaciro. Mu Rwanda narwo nirujyayo Lorenzo abwira ati kubambwiye ngo muri kubatwara amabuye ngo nicyo kibazo ra bambwiye ngo kubatwarira ikawara. Ariko iyo ni Rwanda bamubaza ati ibyo bintu subwo warabyemeye iyo ni intera ishaje nta n'igishyashya kirimo warabyemeye ko ariko bimeze. Noneho ubwo icyo gihe umuhuza bazamucanganyikisha acanganyikirwa avuga ati ubuhuza ntago buravamo. Ariko byari byo byose natekereza ko agiyeyo muri bya biganiro nyine biteye gutyo yo kugira ngo umwe agende ukwe n'undi agende ukwe hanyuma bazahuze wenda ubwo nyuma hakaba zasohoka imyanzuro nyuma yuko bose bazaba baragiye mu bihe bitandukanye bagerayo. Ariko se yaganiriye na M23 araganire kino u Rwanda ko nta M23 ko ari ahanganye nayo arabura arimo arakwepa igisubizo cyanyacyo akajya kugishakiraho kitari. U Rwanda ntabwo ari rwo rwohereje M23 hariya nta nubwo ari rwo ruzayihakura. Aho uzingira ikintu nakora at least yakaba yashaka Museveni bakavugana. Sesa nibyo byaba bifite Museveni byibuze we kuko niwe baturutse mu gihugu cye. Yes niwe baturutse mu gihugu cye niwe wapfa kumubwira ati abantu ndabazi reka mbavugire. Ariko ibyo ari byo byose icyo mbonamo ndi Lorenzo namuhuza n'u Rwanda ariko simuhuza na M23 kandi birashoboka. Namubwira ni muzehe rero urabona tumaze igihe muri politike wa muhungu we ibintu uvuga naga ari byo rekera kwitwaza u Rwanda genda ukemura ibibazo biri mu gihugu cyawe
ntabwo ibyo bintu bizarya iyo turufu ntabwo izarya urumva nabwo buriya yaba ari kumugira inama ya nyayo ati tumaze igihe muri politiki urabona n'ibihugu by'amahanga buri mpamvu bibwira ntibikumve birabizi kubeshya ntabwo bikora niba u Rwanda rutari mu gihugu cyawe rekeraho kuruvuga byihorere ibyo ngibyo ahubwo genda utangire wige politiki yatuma utsinda mu bintu tuba niba utashaka kuganira nayo cyangwa se ugenda uganire nayo nkamuhuza n'u Rwanda akarukura mu kanwa akavuga ati u Rwanda umugani reka rwihorere noneho agasigara adiringa naki M23 yiwe ubwo Lorenzo ni abakoze umuti yabafashije ibazaho guverinoma irimo ubu ngubu umuntu wese uri kuvugana n'u Rwanda ni menace kuri RDC babonye uriya mwambasaderi wa Algeria Kinshasa wahamagajwe ngo abazwe ukuntu icyari cyazanye umugaba mukuru w'ingabo za Algeria mu Rwanda yawe nyumvire no kuvuga ngo Kongo ntago ishaka ku Rwanda rugira undi muntu n'umwe bavugana iyo ni ikosi ryo nese barumva bishoboka Yesu ubwo igihugu bizarangira kidafite igihugu na kimwe bibanye ahubwo kizisanga ari Rwanda n'inshuti y'u Rwanda izajya ihita umwanzi ubwo azisanga asigaye ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yonyine nta nshuti nimwe bafite yatare kabisa so kuri konferanse yiwe na ntuza aribwo no barabyo twabisoreza ha turaza kureba buri imyanzuro bazayitubwira nk'ejo kuri babanyamurenge naho twakira Bosco twari twavuze ko twe twabivugaho tumaze kumumva atubwiye abari bo nka buri akakantu ko kutwibutsa kuri ari wa undi wikora bya bindi ntago twari twakagarutseho ntabwo twari twakitayeho ariko nyuma yuko akavuze nanjye numvishe ari umuntu nyine kuri societe y'abanyamurenge basanzwe batemera nicyo nahita mvugaho nyine ni umuntu wishakira akaryo ariko wenda nko kuri uriya mu ministry nubwo wari umbwira uti nawe wungutse ko wibutse ko cyangwa umenye ko afitanye isano na Tshisekedi nshobora no kukubaza nti kuba ari ministry ntabyo nibutse ahubwo nta n'ibyo narinze nibwo ubimenye nanjye nkakubaza nti kuba ari ministry akaba ari umunyamurenge bamwemera uretse ibyo avuga ariko baramwemera ko ari umunyamurenge hanyuma akaba ari gukora ubukangurambaga buvuga buti abanyamurenge barekeraho kuvuga ko bicwa kuvuga ko bahohoterwa nta bihari urabona ku banyamurenge atari igise ndabyita nagahinda si feira kuri bo nagahinda hakuze kuba mwene wanyu ari wo gutanga akakugabiza abishe urabona bazashobora kumvisha abantu bamwe na bamwe ukuntu donc nka kuri Bosco yatubwiraga ati birashoboka kuko ashobora kuvuga ati n'abantu bishakira akaryo no mu zindi genocide byagiye bibaho ko abantu bamwe na bamwe bazikora kandi bari muri victime bari mu bwoko buri kuvictimizwa urabona kuri uyu mu ministry nawe niko bazafatwa cyangwa bishobora kuzagira uruhengekerezo kuri we amahanga agahengekereza avuga ati abanyamurenge murekeraho nta kibazo mufite oya abanyamurenge bo niko babona ku bijyanye na community mpuzamahanga yo kugeza ubu ngubu genocide ikorerwa abatutsi cyangwa se abanyamurenge nakorekane kuvuga genocide na mvugo ubwicanyi kuko na rwego rwose babyemeza urebye ntabwo umuryango mpuzamahanga urayumva ahubwo ikintu bari gushyira imbere ngo ni genocide ikorerwa abanyekongo ikorwa na M23 cyangwa se bakavuga u Rwanda cyangwa bakahita babyitirira ariko ibintu biri kuba ku banyekongo b'abatutsi hariya b'abanyamurenge uretse u Rwanda rwonyine bivuga nta n'undi muntu bizi uvuga ngo rutanahari banabarimbura bakabamara ahubwo ntagire n'umuntu uzabimenya deni twasoza ikiganiro ikiganiro ndumva twagisoreza aha tugicumbikira aha n'ubundi biganiro bya Bwiza TV nakagaruka amakuru nayo uko tuyabona niko tuyabaha ayo tutabaha uyu munsi ubwo ntago twari twakayabonye ntayo twari dufite ariko ejo tuzaba twayabonye yego kandi nta nubwo bibujijwe ko nayo wayadusangiza muri comment ukandika muri comment uti hanaha bimeze gutya naho na comment buriya abantu barazisoma abantu ntimukajye muti mwibwira ko kwandika comment twe gusa mwamubwira n'abareba ikiganiro bose mwamubabwiye ubwo rero namwe mwatubera ijisho cyangwa se imboni mukadufasha kuyatangaza niba hari ayo mufite ariko yizewe
mudatanze ibihuha kuko ibihuha burya nabyo birangiza. So ni muri ubwo buryo rero tubashishikariza gutanga komenti, ariko kandi no gukora share ni byiza, gukora like nabyo ni ingenzi, ndetse no gusubscribinga kugira ngo tukomeze kuzamura Bwiza TV. Abasubscribers nashakaga mu kwezi kwa gatatu, asigaye iminsi 3 ariko ndabona batazaba babonetse pe kandi ndetse no kutaboneka turi n'inyuma cyane, arabura ibihumbi bigera muri 12 nanjye 30 na nashakaga ko tugera ku 150 ariko babaye bake cyane, ariko mwabikora da, mukomeze mugerageze. Wenda mu kwa gatatu bishobora kwanga, ariko mu kwa gatanu bikaba byemeye, turakizera ko mushobora kubikora. Rero muri uru ruvugiro nje nitwa Shadrack Niyonsenga, nanjye ni Denis Nsengiyumva. uwo turabashimiye, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, bye.